reka mwere ongera usane iyo minwa yawe nongeye numve niba nta kibazo kirimo Rakoze iminwa muri yose reka nkubwire turutse ni gutyo bavura abarwayi Satani niba uri umugore cyangwa umukobwa simbizi ariko wanga tuvura neza consultation ibintu byose ni fresh ahubwo dutambuke tusa nk'abinjira ako mbere ko twinjira banza ukoremo inkweto ndabona ushobora kuba ufite n'ikibazo mu ntajya ubona kuwukora consultation ariko ikibazo gikomeye kirimo aha ngaha harimo ikibazo gikomeye urababara hano aha hose tugiye kuhavura we nugira ikibazo hano n'imbere harimo tapi dukora massage uragenda uhita uryama neza massage ikorwa ariko reka ndebe se iminwa nta kibazo kirimo ara reka nshyira akabizo ndende nta kibazo Oh my god. wowe ndashaka kukuvura ku buryo uravanga uri muri gihe uri amashashi nta yindi ndwara ufite kaza muri clinique yacu durane no kubwa tukora massage I don't want peace. uravurwa urakira nta ndwara gutahana nimwe byama gutya wubitse umugongo wubitse inda I want problems always. Jesus! Oh no, Baba. Reka ndababa uwo muri ibyo byose bigiye gukemuka ibiti se singi wuzuye imitiyo nabundi sheri ngiye kukuvura nkukore massage ndetse mugaka kanyambaye sheri wawe burya abakiriya bose tubaha customer care kamubwira neza kugira ngo unakire n'umuganga uvura abantu ababwira nabi ntago bakira ayiwe umugongo none oye ego shabuga nkareka kujya nkora akazi neza kamaze murimo ibi bitaburiya kanze nkuvure neza nase muga kuko yama imyenda si kuko yamitaburiye kandi ugiye oya nayo mfite icyokere cyinshi kanze nkukorera akazi neza ese ari muganga uvura atambaye itaburiye oya wabaretse nkwereke mfite icyo kibazo aho ngaho iri vuriro ryacu iyi clinique bayita ubuzima bwiza clinique ese muga ese uranywa n'inzoga uguramvura oya kano nakongera imbaraga umusoma gake gake kandi nako ni nk'umuti nako babaha ku muti umuti ugira imbaraga ariko utagira ikibazo utera mu mubiri ngangandira aha ariko dore hari ikibazo cyane ni hano nabonye nubwo mutakanga ikibazo dore kirimo aha neza muri nyashi niho wagize ikibazo aha mu mugongo ntugeze ubwo ubundi ubu ngubu ongera aha aha uretse nkwereke shi
muga amafaranga ndayafite ariko rwose uwo nabuze n'umuntu wamvura neza oya ndakuvura na body to body se ko ndayigukorera urayizi bigiye bita body to body oya muga iyo turayikora ari mu cyumba body to body mu cyumba ntiberayo umuntu akujyaho neza yakuye imyenda yose none ukagenda uri mu ryereke upfa kumwumvura neza ariko nateye neza kandi wasanga ufite umugabo wa fake utabigukora neza wasanga impamvu narwaragurika wowe muga wivuga ibintu bijyanye na kariya kagabo k'imbwa gusa umuti nawumenye wundi ukeneye do uyu muti urimo kwaritebe paracetamol ukaba umuti uvura amavunane oya nawe nshaka uyu nawe urimo ibintu byose tuzi ariko nze nguvure neza uyu nguyu ukabamo n'icyo bita ravu urabona ko binanditseho ravu uyu muti ukiwufata urukundo rutari kwiyongera rukazamuka urumva rutumbagira mu urwanjye n'umugabo se ndashaka uriya mugabo ko twumvika ndabanza nkuvura umugabo wawe nimara kukuvura oya ndagowe ndababaye uriya mugabo nimara kukuvura niho nawe ndabamuvuye icyarimwe ahubwo reka nkwereke ongera usa n'iyo minwa yawe nongere numve niba nta kibazo kirimo wakoze iminwa muri yose reka nkubwire turutse ni gutyo bavura abarwayi uvura abarwayi mbese uba hejuru kuvura umurwayi bitewe n'ikibazo afite ndimo ndamumaza ntuzi ko wabona body to body se niko ni gutyo bavura abarwayi ahubwo wowe uzi n'ibindi tugiye kukwambura nuza lisansi yawe yo kuvura dogiteri mbabara ko ndimo ndamuvura neza wari kuvura neza umuri hejuru umubwira ngo naza n'umunwa wawe mukozanya n'indi nyine yararwaye afite ikibazo hano ku munwa kugira ngo naho mavure neza numva ikibazo kirimo n'istinge neza twumvikana ubundi ntange umugabo uri professionnel ukumva hamwe nkwereka uburyo umuganga mpuzamahanga wambuka imipaka ntabwo umukobwa bamufata ngo bamushyire hasi nk'umuntu ugiye kwenga ibitoki wanyumvise umukobwa uramufata gutya gake gake ukamwicaza wamara kumwicaza ukamukora mu matwi washaka n'iyo minwa nayo ukayikozaho gutya hanyuma urumva ukagenda nyine urumva wabyumvise sha wabyumvise hanyuma ukareba ko nta kibazo na kimwe ufite ahantu hose wabyumvise reka mbe nigende umuvura nta kibazo ahantu hose no mu maguru ukareba ko nta kibazo na kimwe afite ko nta ntuza nta poroshi irimo hanyuma mbana n'ibiraya hano no tujya mu cyumba kwereka gusuzuma ahantu hose waba ugira ikibazo ntabwo uri bumara ibyo waba uri arari humura ngende inyangamugayo karibu injira ni karibu hanyuma umuntu akagira gutya urumva none se muga wamujyanye mu cyumba ndakwiyamye none se ko ibyo wambuzaga numva ari byo urimo urakora abandi bakiranze bavuze abakiriya bawe izo ntabura ntabwo witambika cyangwa nze kwirukana ntabwo nigendera umuntu wese mu rwego rwo kumuvura nanjye ndashinga ivuriro ryanjye sha ako nkawe urambaza iki wahantu uriwe umugaragara twitegiye kubyara se nibyo bitera abantu mwaka What? Jesus is Lord.
akabaganga abantu baratekereza ra ase mugarika nkubaza iyo umuntu yifata akajya hano saa 12 za mu gitondo atwara umurwayi urembye gutya urumva mutubabarire boss arwaye iki uwo murwayi wawe arwaye iki umugore wanjye aratwite agiye kubyara igise kimufashe ndi mu murima baramamagara ngo umugore wawe aragiye kubyara niko kumuzana kuri clinique ya iturize kwirwa wirushya nirushya mu biki twebwe nga twakira utwana dutoya tw'amasugi abo mwagize inkoroshyaka wowe itahire we byarangiye wawe hanjye sana si kwa muganga urabizi abagore batwite mujye mwajyana kuri hopitale mubajyane kuri za poste de santé cyangwa za centre de santé iyi clinique yacu yakira abantu bataraba ingoroshi urabona bari rwakira amacupa y'ingoroshi se tekereza cyangwa bakirashe mu bwonko muga ntabwo ushaka kumvurira umugore tuvura abakobwa b'amasugi n'abakobwa bakiri bato abo mwagize ingoroshi no Subuye waryamye hano mukibyariza bakera ubu ngubu mama ko tugende ariko ubwo tugende dutinda muga Oh my tugende God. rekana nawe tugende Woman. karibu kiriya Sheri dore nanga twageze ni kwa muganga uyu ni docteur byose arabikurikirana akomeze neza mu ameze neza nta kibazo kabisa nahenzanye Sheri kwa muganga abana tuba dushaka ureke bya bindi biza n'abagore babyaye abatwite reka uyu ni umwana ni umukobwa nicyo mbona ateye neza ahagaze neza nk'ababana b'inyabo none reka ngo basi ikibazo cyawe consultation yayo mu biganza ko mbona uza wiza batisa ukande mineke gutya twebwe ngaha tuvura indwara zose n'izo mwananiwe kuvura mwebwe basivile mutazi iby'ubuganga twe turazivura zose none se murazivura mukaza muri byo kwenga imineke ukanda gutya we nese wavura umuti utamukozeho consultation oya mukabiri bose ikibazo aho kiri umuganga kabuhari ufite impamya nini nahagaze akanda ukabonye akandi imineke iri imineke mu ukanda Bwongereza iri imineke ukanda mfite masters mu Bwongereza kwanza tugeze oya muzane ntabwo uherekeje umurwayi hari bidasangirwa uyu ni umugore wanjye ni umurwayi wawe Sheri tugende ubu akwisigara hanze nshaka kumuvura cyangwa umwiyorere nashaka ntabwo njya gukora Sheri ntabwo njya gukora tugende wisigara aho ngaho umurwayi winjira muganga atansiyo muganga atansiyo twumvikane namuzanye kwa muganga ngomba gukurikirana ibibaye byose icyo mbwiye wacyumvise oya turajyana Sheri tugende ubu tugende watuyobora Sawuli ntabwo byakunda wisigara umurwayi ni winjira wenyine tugende nasigara nicaye sigara ngaho Sheri mugakora kwizeye buretse akondisiyo ni ukumuvura nta kintu ugiye gukora nta kindi kibazo gihari muganga aramuka mbwira ngo gutya na gutya nahita ngushoreza narwo kukumira homa nta kibazo agira Gushoreza nta kibazo agira wedoreza umurwayi tumuvura umura kandi Umura. uzamera neza sibyo ndakuvura ahantu hose usa neza ndakuvura ahantu hose noneho use neza kurusha oh Sheri bakuvuye shira wowe ninde sorry nibisi gusa nanjye umukunzi wanjye arimo hariya bari kuvugana muganga ako nta kibazo imana wabangamiye kandi murakoze kubateshereza umwana Sheri buretse Sheri ko wajya wambaye kuza kwambaye isume buretse urabaze amenye nko kureba umuntu yewe nose mbwa n'ibyawe birimo umva moteri na Elvis ubu ngubu nta mpanuka wanyonga ahubwo niba na sister wawe afite ikibazo uzamuzana hano tumuvure twe turavura sha Sheri babikoze koko cyane bamvuyeho wamfubyaga reba we